Doroka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzawuretse oya reka mwabantu meze mu byihorere Doroka sazabaretse namukubita namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane wese ukorera tukiri mutoya oya ngiye reka umugambi w'Imana nta wamenye wese umugambi Imana ubaye oya mana yanjye mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto ariko gushaka ukiri muto ni byiza ariko nanone uri kumva ikisi harimo izihe mbogamizi gushaka ukiri muto none mama ndamwama wanyohereza Dorcas ndabatanga muri babiri ntagabanye neza ngo n'umugore we kuko hari aka video Vestina yavuze ngo abuza Dorcas gushaka ngo ntazashaka akiri mutoya ubona nk'ameze nk'afite agahinda nkaho byamubereye bibi wowe nkawe byibuze wabivugaho iki ntago yamubuzaga ntago amuza kandi babanye neza nta n'icyatuma avuga yuko yatekereza ko yavuga ngo Dorcas amubwira ati ntuzashaka ukiri mutoya ngo ndakubujije ubwo ni ikiganiro bari bagiranye kuko buri wese aba afite igeno rye ntago wamugana na Dorcas ntago umuntu igeno rye ryaba rigeze ngo aryirengagize ubwo nuko bari babikora kuba yarashatse se akiri mutoya ubundi uriya n'umwana wavuga ngo yashatse akiri mutoya oya ntago ari umwana kuko erega hari igihe umuntu w'imyaka 30 ugora umunanira ariko umwana w'imyaka 18 akarushobora imyaka 18 akabishobora birashoboka kuba ku rugo si imyaka ntago ari umwaka ni mu mutwe ni mu mutwe uko ubona Vestina se ubona byibuze urugo rushoboye koko nyine uni ukorana na ba Vestina nzovu barambwire ba Dorcas amasango bari muri Amerika nzovu bon appétit mwana bon appétit oya saka telefone nakarire niko bimeze bite ariko abantu twigire hirya ngwino nkwerekano twicarire ariko nago baratangira icara nari niko bimeze bitese abantu bakomeje kugenda bavuga ngo ntago nguru umukozi wa Vestina ngo urasa nabi ni babishingire ese ntaho babishingira kuko nyine ntabyo biboneye ongerejwe ntaho babishingira kuko nyine ntaho babibonye kuko ntaho batambonye kandi umuntu avuga yashatse ese uko ari bubuze ukuri ngo umugabo wa Vestina ngo mwavugana iki ngo urasa nabi ngo senkani ngo ntayo baguhemba abo bantu ubundi wababwira iki ubundi se kubukorayo waciye nk'amabere reka ndetse sakazi s'amafaranga umuntu abashaka amafaranga umuntu abashaka ni amafaranga umuntu abashaka icyambere cyo dore wanagiyeyo utanazi ko ari naho ugiye ntabwo wari uzi ko ari kwa Vestina ugiye gukorera barabana ubundi ubabona uti abana ndabakunda kandi mbabona neza cyane kandi banagufata neza cyane ugereranyije n'ahantu hose wagiye ukora no kwa Vestina wakoreye uri gukora ubu ngubu tuvugana bivuze ngo ni nawe wowe uri kubana n'umugabo we yewe nje turi kubana okay ubwo niwe mwasigaranye umugani ubundi muganira gute cyangwa ibyo ushinzwe kubukora n'ubundi urabizi cyangwa Vestina yasize aguhaye umurongo ukwiye kugenderaho yashizamo ibyo ngomba kugenderaho ntabwo biba birenze cyane kuko iby'ingenzi n'ubundi biba biri hafi aho ngaho ubu nasanzwe unanabizi ubundi se uriya mugabo wa Vestina ubona ari umunyamahoro nk'uko babivuga cyane umunyamahoro aritonda kuko hari abantu bavuga ngo ntagabanye neza ngo n'umugore we kuko hari aka video Vestina yavuze ngo abuza Dorcas gushaka ngo ntazashaka akiri mutoya ubona nk'ameze nk'afite agahinda nkaho byamubereye bibi wowe nkawe byibuze wabivugaho iki ntago yamubuzaga ntago amuza kandi babanye neza
babanye neza nta n'icyatuma avuga yuko yatekereza ko yavuga ngo Dorcas amubwira ati ntuzashaka ukiri mutoya ngo ndakubujije ubwo ni ikiganiro bari bagiranye kuko buri wese aba afite igeno rye ntabwo wa mugana wa Dorcas ntabwo umuntu igeno rye ryaba rigeze ngo aryirengagize ubwo nuko bari babikoze kuba yarashatse se akiri mutoya ubundi uriya n'umwana wavuga ngo yashatse akiri mutoya oya ntago ari umwana kuko erega hari igihe umuntu w'imyaka 30 ubwo umunanira ariko umwana w'imyaka 18 akarashobora imyaka 18 akabishobora birashoboka kuba ku rugo si imyaka ntago ari umwaka ni mu mutwe ni mu mutwe uko ubona Vestina se ubona byibuze urugo arushoboye koko nyine ntago yaba yarafashe umwanzuro wo kurya amata arushoboye ararushoboye kandi azi n'icyamuzanye yitwara neza nk'umubyeyi nyine yitwa neza nk'umubyeyi hari abantu bavuga ngo yamutwaye ngo yaramuteye inda twategereje ko abyara turaheba aya ni amagambo y'abantu ni igisenya ni ibituma bicumuza umuntu kandi Vestina nta nda yaje afite hari uyu mubona hari ukuntu ubona ameze nk'ufite umunaniro cyangwa nk'agaseseme nk'umuntu utwite cyangwa ibyo ngibyo ntibinatureba ibyo ntabwo nzi kubireba ibyo ntabwo nzi kubireba gusa nuko nyine ugomba ubona ko ameze neza yari umumama uri aho ngaho witurije ukunda amahoro wubaha Imana uca bugufi cyane harya ngajya no kuganiriza tuganira mujya muganira wawe bivuze ngo rero ni umumama mwiza cyane twabatindiye okay niko reka rero ubwo ngubwo tuzasubira ubutaha sibyo ariko abo bantu bari kuguca intege ibyo bintu babyihorere hoya nta mpamvu yo kumva amagambo y'amabwire wowe nubuze icyo ushaka n'icyo ushaka kugeraho ubu tuvugana Vestina yagiye muri Amerika Canada gukorerayo ibitaramo we na Dorcas bajyanye na manager wabo Irene ubwo n'ubundi yasize aguhaye umurongo ukwiye kuzagenderaho mu rugo okay sawa sante gavuga gara amafaranga gavuga gara amafaranga njye abantu benshi gara amataga rero nje kuganywa ngo niko kurambaga ngo niko kurambaga umutima gwanje gwameneke mu gwawe ngo niko kurambaga niko iyo muri gutereta ego kuri telefone hello baby umutima gwanje gwameneke mu gwawe umutima gwanje uragwaye urugombe wone uzabona nijuru no yango like ntago ari ukuntu baza mu nduzabona nijuru uzabona nijuru uri kuvuga wandigiwe kuvuga nyine ujya muso kujya kugura inkweto kuri kinyagisenyo uri kuvuga iki ni kigoyi right hari ukuntu ujya mu nuzi kigoyi ujya kugura nk'inkweto bari kwereka nk'umuguru ngo gurugu niko gurambaga ngo rebe igitaro cyawe ngo reka ndigurambaga ngo rebe igitaro cyawe ngugu wagusaziramo ngo wagusaziramo nyine uzogukuriramo ese bitandukana n'ikigoyi okay nyine harimo ga reka tuvugane ibinyagiseye Dorcas mbendu ari amafaranga garengo tugiye kugarya gute twaragasevinze inde nje nawe akwagiye ureka ako se wambabari okay cyo ni kinyagiseka tuvuge igikiga gara amataga nje wagashize ngo nje kuganywa amataga we ndagugarira mu kabati ibyo bintu ngewe agumagambo ugamba gose ushaka kungambira kakungambira nje ndakugambisha umuntu abaherezaga amafaranga mukamuneza ibyo bije reka ngutere restaurant zo mukini ambatere mama wanjye n'umusitari mu kintu igiye akozeho wariraga umuntu ibiryo uri kumva banza wumve udashyizeho ururayi ngo rubyimbishe isaha uzane urusahani ufite urwo rurayi rungana nk'umutwe kugira ngo ibi byo bitanga nuko senyisa niyazi kandi nanga senyisa ariko arekaramo igishyimbo na capati umaye ibishyimbo bike ntabwo biringana yarinjira akagata ko gate banza ikintu ukora se ufata ururayi ukaruhagagikamo hagati utundi twose tw'uduceri dufite tugashyiraho duke ariko urwo rurayi ugahita uruhagika bigahita biba umusozi kigahita kiba kiri isosi ikagenda iri kumenya iyaba utabimushyireho umva mubwe n'ikindi kintu hari abantu harakuntu twajyaga mu bukwe ari kumva umuntu w'umupapa uyubashye ukuru tubona ari umupapa uri akajya nyine hari umuntu byarenze aramubwira ati se urarura inyama y'inkoko y'ifi aba ari inyuma yawe urarura inyama y'inkoko
inyama z'inka ngo umuntu w'inyuma yawe arafata ko twese turi hamwe ngo uri inyuma yawe arafata wamenye watwereka agiye kugihaza ashyizeho iteki ashyizeho umwumbati ashyizeho umuceri ashyizeho ibyo bikoko arunzeho isombe ashyizeho salade ayishyizeho imbuto ashyizeho urusahani isosi igiye iri kumeneka uri umuntu w'umupapa na fanta nayo ayifata n'ifoke nayo ihita yagikama ahangaha isosi ikagenda iri kumeneka abantu mujya mu bukwe mwihagarare mujye mu bari banyushije erega umuntu aba yatwerereye cyari umuntu yakoraga uko agasagura agahita akira ubu ahita wumva ahita wumva ahita w'umukene ntabwo ugisagura ku bukwe ninde ugisagura ko baza bakabirya bakabirya bakagaruka kuzigaramo amadeni mutarakora ubukwe mu gitondo haza abashitsi baje kurana n'ibyasigaye na keke yasigaye bayi keke yo mu yo bayihagararaho iriya keke saba kurya keke abantu mujye muri honeymoon mwaratomboye kabisa mujye mwijya muri honeymoon ni kuri kera barasaguraga cyane tukajyaga kuvumba waravumbaga kera wabona ibyo kuvumba se twaravumbye ariko ubu ngubu abakire baza ntabwo babyemera abakire nibo baruri rwabo afite kontake mu ntoki akarura kiriya gipupe reka uriya muntu aba yaratwereye amafaranga menshi doroka ese umuntu ukoze ubukwe umuntu aguhaye 220 cyangwa se abantu bakunda kurya nana turuka mu majyaruguru mu ntara twakoraga sorute akatwiteka gacha mu majyaruguru baraje mu majyaruguru barafungura by the way rega bafite n'imbaraga akarana gutura aza gutuye ikirayi kabisa gasiga kishize ariko nakamenye kashua ko gishize atwaye igice cyayo ako ni sawa ese umuntu ngiye yagutwerereye yagutuye araguteje kubigaruza ayagoje bavuga byita mu gushinzara nje sinzi uko mbyumva ariko basi mwihagarare inshuti zacu oya kandi dore kumubwira unyama bayita gwita umwasi inyama bayita umwasi kujya wumva ahantu urwego rugeze rw'iwacu kuri inyama twayita umuparaza kangara wambara ukamo umwasi hamisha bya byo mu bukwe surunda sukamo fanta ngo mbikira gasura umupapa kaza kakungura mana uri umwana ushaka kanyama ugaruka washukuye araje wambara umwasi ukawumva mbabarira umwasi ndakwinze tujya kwinyirangarama ndagurira indasi wamuwo mwirangarama ngwiki cyakoze reka nkumbwire hari ukuntu kera twajyaga nk'ahantu turi kumwe n'abantu bakuru vesti ntabwo tubavuga oya data agira uriyumva nawe abantu ko twazanaga i Musanze ko ari imbarwara abo twavanaga i Musanze tuzi Kigali oya si ni Musanze ni iki hari ukuntu twagendaga ujyanye n'umuntu mukuru vrema mwagera kuri Nyirangarama agahita yongeza akiruka ugera abapapa beze gutyo we njyewe niyo naba nshaka gusoba ndahagarara kuri Nyirangarama ndasoba iyo gaho ibyo bintu biguturisa umutima ko njye navaga Musanze avuga ati Nyirangarama ninjye nawe biba ku bapapa mani abapapa nyine bifitiye crise ahantu hose ntiyirukanse agera kuri Nyirangarama niwe ubonye kongeza arongeza hariya ubu nagenda gake modoka abahagarara ntibagira ngo urayarigera ngo mutamuhagarika ikintu ngo ndira mama ga ifite n'amafaranga tukaca kagurikira ukaca ukarya icyo kiraro yagucisha umwana hari ahantu nta kintu mugurire ntabwo ari byo ntabwo ari byo kabisa nta nubwo abari na me kuri tuvuganiye abana nimba ufite umwana ukaba ujya mu Musanze udaparitse kwasi Nyirangarama ako so ubundi nguyu nawe aya ngo ninde umwavugaga n'uwaye sinaja yaradutunze yakuvuga ngo ntuvuge ngo wamamaze ndamwamamarije ntari abantu yafashije kwihagarika ariya ni igiti wamushe niyo wasanga banayigize hejuru ukagata agatoki kawe n'uburaho ukajugunya uremera ukihegeka none ngo ibyo bintu ntabwo ari kwamamaza ngo ugenda mwamamarije Asine Gerard
basi nagira yaramfashije wacaga wenda gupunda wenda kuza n'amarira yaje agatoki katukuye ati ngata mu modoka utangira kubanya n'abapapa bakuru b'iyubake agatoki k'umusara wagafunze mutagahumeka Ese guy. Dorcas kera afite ingeso yo kutumenyera imodoka yarukaga mu modoka ajya yateraga uturabo cyane none wamara kugatera nkagutuka udakaye nta soni uraruka ku bantu ntabwo nanega abantu batwite impamvu twateraga indabo icyarimwe twarukaga mu modoka twagiye muri korari ahantu umwe ko ari ntukambare ndi kuri itara rya Canada ngo ngite umusirimu twafataga agashashi tugashyiramo envelope tukagira oya wigeze gutera indabo twegeranye amazina yacu bazongera bavuye kure Dorcas ndaraka ndamwe nta soni tugiye ngororero uraruka mu bantu nta soni nyimara kumusebya twarenze umutaro n'isombe n'ibishyimbo najyaga mu modoka no twahira twaryaga imishyushyu ivangite kirage ntabwo narubana gutya ngo umuntu wateraga indabo niwe muntu kwa mbere wumvishe ku isi shano no bakatwinenasha ngo sheri sorry kandi barakaye mu mutima sinakora iki iyo umuntu yakurebye nawe uramuteraho hakudoga nimba nk'ibintu n'ubuvugiye kuri screen wateraga indabo kanyumvira ibibazo arenda utarayiteye utaramenyeye dudu ni ibintu biraho ngo ngenda nayimenyereye mu Burundi na n'ubu investina we nayo harabyivugiye nawe kandi ngo twagize ibanga ibi bintu zatuvuga ko bategura guhisha ngo uri umusirimu na reka nkubwire tuba twaravuye kure umazina yacu muzongera mvuye kure nukuri umuntu atakubona kuri aka gataro kagira ntabwo ibyo nabinyuzemo twateye indabo twaravumbye ntabwo hari ibindi ntabwo muri quartier uziko